Turabashuhuje ni nutritionniste diététicienne Anastasie Mukakayumba no kuvuga nizi mirire no kuboneza imirire. Ndatekereza rero ko tumenyeranye kuri chaîne yacu ya La Pevanche TV aho tubasobanurira imirire itandukanye, uburyo imirire ifite aho ihuriye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Nkuko twakomeje kubibona, umuntu ari ibyo arya. Ibyo turya bitugiraho ingaruka nziza cyangwa mbi bitewe n'uko twabiriye n'uko twabiteguye. Ibyo rero tugiye kuganira mu kiganiro cy'uyu munsi ni ibijyanye cyane na experience cyangwa se ubunararibonye dufite mu kazi ka buri munsi, aho mu batugana tugenda tubona abantu batandukanye bafite ibibazo byo kwibagirwa, akakugana akubwira ati ndibagirwa, hari igihe nshyira imfunguzo hasi nkazishaka kandi nziri iruhande rwanjye, cyangwa nzifite mu ntoki nkazishakisha nkakubita umutwe hasi, ngafata urufunguzo rw'imodoka mu ntoki nkajya gukingura ariko nkarushaka nkarubura kandi ndufite, cyangwa ukumva n'ukubwira ati hari igihe ntaha ngasanga nkibona nataye inzira nsanzwe menyereye nsanzwe nyuramo. Ibyo bintu rero byaduteye amatsiko, bituma dukora ubushakashatsi butandukanye, nubwo kugira ngo tumenye ku myaka abantu batugana, cyane cyane abantu batugana bari mu myaka ikuze, ariko n'abatoya nabo baratugana kandi nabo bafite ibibazo bimeze gutyo. Rero twabonye ari ibintu biteye ubwoba kandi dukwiye kugira icyo dukoraho no kugira icyo tuvugaho. Twakoze ubushakashatsi butandukanye, dusoma ibitabo n'ubushakashatsi butandukanye, hanyuma tubona yuko imwe mu migirire ya buri munsi abantu bashobora gutekereza ko ari myiza nta n'ikintu itwaye, iyo tugiye kuvuga irabatungura, irabatangaza cyane. Iyo abantu babona ko nta kitwaye, ishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umuntu. Ugasanga umuntu aragura imiti yo gufasha ubwonko gukora neza, imufasha kwibuka, ariko ukabona ko kwibuka bitemera, bitaza, ahubwo akomeza kugenda atakaza uburyo yibukaga, ugasanga yibaza ati ese ni iki nakora? Muri iki kiganiro rero mube hafi yacu, mubane natwe kugeza kirangiye, muraza gusobanukirwa aho ibyo bintu bishobora, hamwe mu hantu ibyo bintu bishobora kuva, kuko ni henshi, ariko tugiye kuvuga muri uyu mwanya ni hamwe mu bishobora gutuma ubwonko bw'umuntu bugenda butakaza ubushobozi bwabwo, ibyo bita kugabanuka kwa capacité cognitive y'ubwonko. Ni ukuvuga kwa kwibuka, kuba umuntu akubwiye ugahita umenya kumusubiza ako kanya, ugahuza amagambo n'ayandi utabanjije gutekereza ibintu byinshi, ugahita ubasha gusubiza kandi ugasubiza neza. Rero ni gute iki kiganiro kigiye kudusobanurira imwe mu migirire ya buri munsi igaragara nk'aho nta kintu itwaye, ariko ishobora kwangiza ubwonko bwacu, ari abantu bakuze cyane cyane, kubera ko abantu bakuze iyo migirire ituma ibiryo byacu bishobora kugira ibinyabutabire ubundi bitari bigombye kubamo, cyangwa se n'abantu batoya nabo bishobora kubabaho. Niba iyo ku bantu bakuru tubihagaritse bishobora kumera, ubuzima bwabo bumera neza, bizarushaho kurinda abakiri batoya. Murabizi rero, abantu iyo bagiye kwa muganga uhasanga indwara zitandukanye, ugasanga abantu baganira ibiganiro bitandukanye, tuzagire gutya bino bifasha ubwonko, nyamara uzagire gutya bino bifasha ubwonko. Ndagira ngo rero turebe muri ya migirire tubwirana, ya migirire twumvishe, ya migirire twasomye, imigirire dushobora kugira igatuma ubwonko bwacu bwangirika, ubona nubwo twaba turimo gukora ibintu bitangaje. Rero ikintu tugiye kurebera hamwe ni ingaruka cyangwa se ibyago bishobora kugera ku muntu urya ibiryo bishyuhije. Cyane cyane hari ibiryo bidashyushywa, ubushakashatsi bwerekanye ko iyo ibyo biryo bishyuhije bihinduka uburozi bukomeye ku buzima bw'umuntu. Ndatekereza ko mu baduteze amatwi wigeze gushyushya ibiryo, kimwe muri ibyo biryo rimwe cyangwa kabiri. Rero hari n'uri busange ko buri munsi akoresha ubwoko bw'ibiryo bumeze gutyo. Ndagira ngo rero nkubwire ngo ubane natwe kugira ngo ubashe gusobanukirwa amakosa amwe n'amwe umuntu akora abizi cyangwa atabizi,
akaba ashobora kwangiza ubuzima, ugatekereza ko urimo kurya neza ariko ugasanga mu by'ukuri ntabwo ubuzima bwawe bubona neza nk'uko wifuzaga ko bumera. Ikiribwa rero icya mbere duheraho gitera ibibazo ubwonko bwacu iyo twaramutse tugishyuhije ni umuceri. Umuceri uri mu biribwa bitagomba gushyushywa, cyane cyane iyo umuceri wawutetse warangiza ukawumarisha umwanya, wamara guhora ukaza kuwushyira muri firigo, ukawushyira muri refrigerateri, hanyuma ukazongera kuwushyushya ukawurya, cyangwa se na wundi washyuhije ukongera ukawusubiza, wongera urawushyushya, umaze kuwushyushya urawuriye ntiwawurangiza nawo urongeye urawushyushya. Ibyo bintu byangiza ibiryo cyane kandi bikangiza ubwonko bwacu, kubera ko iyo dushyuhije umuceri hazamo nyuma yo kuwuteka ugahora hatangira kuzamo bagiteri bita basilusi. Silusi, iyo bagiteri akaba ari bagiteri ituma mu mubiri cyane cyane mu mara hazamo uburozi bwinshi, ubwo burozi bukinjira mu maraso hanyuma bukihutira cyane kugera ku bwonko bwacu, bukangiza serire cyangwa se uturemangingo tw'ubwonko, kandi bukabwangiza mu buryo izo serire ziba zangiritse cyangwa utwo turemangingo twangiritse tutongera gukora ngo tube tuzima. Hari niyo mpamvu nyine usanga umuntu wibukaga ibintu byose ukamubona atakirimo kubasha kwibuka ibintu mbere yibukaga, ugasanga wenda binamuteye isoni ariko nibagiwe. Iyo umuntu yibagiwe ubona ko hari akantu kajemo katari keza, ikintu wari ugiye kubwira umuntu uti ndakibagiwe ariko nzakikubwira ubutaha. Rero gutakaza uturemangingo tw'ubwonko bwacu iyo bikomeje bishobora kudukururira ibyago byo kurwara indwara bita Alzheimer. Ni indwara mwese mugenda mwumva, cyangwa se indwara ya demence, indwara irangwa no kwibagirwa cyane. Umuntu atangira yibagirwa ibintu byo mu gihe cya bugufi, akaza no kugenda yibagirwa n'ibintu byo mu gihe cyashize kimaze igihe kirekire. Tuvuge n'urugero, ushobora kwibagirwa ugiye gutelefona umuntu ukibagirwa icyo wari ugiye kumubwira. Ibyo ni ukwibagirwa kw'ibintu byo mu gihe cya bugufi. Ushobora guhura n'umuntu mwiganye kera muri primaire, hanyuma ukabona uramuzi ariko ugakurura kugira ngo umenye uyu muntu muzi hehe, ukabona ntabwo birimo kuza. Ukazajya kumva bije nyuma y'igihe utakinabikeneye, ukumva wa muntu aragarutse mu mutwe, ukumva ni runaka mwiganye runaka mu mwaka uyu n'uyu. Icyo kiribwa rero abantu benshi bakunda kugikoresha ariko bakanagishyushya. Rero ni byiza yuko umuceri tuwurya tutawushyuhije, cyane cyane tukabwira abantu bashyushya muri furu ya micro-onde yuko birushaho kuba bibi iyo dushyuhije muri micro-onde, kuko ifuru ya micro-onde ntabwo ishyushya ikoresheje ubushyuhe, ikoresha ama-onde aba ari kuvibra kuri fréquence yo hejuru cyane. Iyo rero ikaba imodifiya cyangwa se igahindura ibinyabutabire bisanzwe bigize ibiribwa byacu mu buryo bw'umwimerere. Ibindi biribwa rero, ikiribwa cya kabiri tutagomba gushyushya ni epinari n'izindi mboga zose z'icyatsi kibisi, kubera ko izo mboga mu buryo bw'ubutabire zifite intungamubiri, zifitemo ikinyabutabire bita nitrate. Iyo watetse imboga z'icyatsi ukaza kuzireka zigahora ukazijyana muri refrigerateri, izo mboga iyo uzishyuhije cya kinyabutabire cyitwa nitrate gihindukamo icyitwa nitrite. Nitrite nayo ikaza guhinduka ikahindukamo ikinyabutabire bita nitrozamine. Izo nitrozamine akaba ari ibinyabutabire n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima ufata nk'ibinyabutabire bitera kanseri cyangwa ibyo bita carcinogene. Rero imboga bisaba ko umuntu azirya
akiziteka kandi ntaziteke n'umwanya muremure. Gushyushya rero imboga z'icyatsi, aha ngaha nakubwira imboga z'icyatsi kibisi, twavugamo epinari, twavugamo dodo, isombe mwibuke ko kenshi iyo abantu baritetse bashyiramo epinari, twavugamo ibisusa, twavugamo umushogoro, twavuga imiteja n'izindi mboga nyinshi z'icyatsi muzi yuko ni imboga iyo wazitetse uba ugomba guteka imboga ubasha kurya ukazirangiza, ntiwongere kongera kuzishyushya. Murabizi hari n'abantu baba bafite akarima k'igikoni ariko ku cyumweru baba babonye umwanya wo kwirirwa mu rugo abantu batagiye ku kazi, umuntu akavuga ati reka nsorome imboga zanjye hanyuma nziteke nzishyire muri refrigerateri, icyumweru cyose nzajya ngenda nkuraho dukeya. Hari n'igihe aba yazitetse gutyo cyangwa se yakozemo potaje akazagenda ayiteka icyumweru cyose, ugasanga bajya bakunda kuvuga ngo ibyari inama bigahinduka isoko, ugasanga ibyo twitaga ko ari intungamubiri zigiye gufasha ubuzima bwacu kumera neza ahubwo bihindutse isoko y'uburozi bwangiza ubwonko bwacu. Rero icyo kinyabutabire cya nitrosamine kiri kanserigene ariko kandi cyangiza mu rwego rwo hejuru iserire cyangwa uturemangingo dukoze ubwonko bwacu. Ikiribwa cya gatatu rero nanone tugiye kurebera hamwe ni ibirayi. Ibirayi biri mu biryo abanyarwanda bakunda gukoresha cyane. Ni ikiribwa kibamo intungamubiri bita amido cyangwa se ibinyamasukari biba mu birayi. Ni ibinyamasukari biri complexe cyane cyangwa se ni urusobe cyane kandi biraresista cyane. Iyo ibyo biribwa rero by'ibirayi twabitetse hanyuma tukabibika tukaza kubishyira muri refrigerateri, kuko ikigaragara abantu benshi ntabwo bashyira muri firigo ibiribwa bigishyushye. Nyuma y'iminota 30 nibura bakimara kubikura ku ziko niho umuntu yagombye guhita abishyira muri firigo, ntabwo wagombye gutinda kuko uko utinda niko za mikorobe zigenda zikuriramo hanyuma zikaza guteza ibibazo. Ibirayi rero iyo tubishyuhije hazamo ikinyabutabire bita akrilamide. Icyo akrilamide akaba ari ikinyabutabire gituma ubwonko bwacu iyo ibyo birayi bigeze mu mara bivamo ibinyabutabire biri toxique cyane, hazamo uburozi bwangiza ubwonko bwacu bikangiza uturemangingo tw'ubwonko cyane. Ibirayi ntago bigira les akrilamide zonyine ahubwo bishobora kubamo na bagiteri bita Clostridium botulinum. Iyo Clostridium botulinum ishobora gutera icyo bita toxo-infection, aho abantu bashobora kugira intoxication digestive, ugasanga umuntu amerewe nabi cyane mu mara, ariko bwa burozi za Clostridium botulinum zakoze buragenda bukajya mu bwonko, burihuta cyane bukajya mu bwonko bukangiza serire z'ubwonko bwacu, kandi uburyo buzangizamo ni uburyo butongera gusubirwaho cyangwa se uburyo bita ko buri irreversible. Ni ukuvuga ngo ntabwo byongera gukosorwa. Icyo bikora ikiri cyo ni uko imigirire myiza ishobora guhagarika kwangirika k'uturemangingo tw'ubwonko bwacu aho byari bigeze, aho kugira ngo bikomeze bugende bupfa mu buryo buri accéléré. Rero ikiba kiri ahangaha muri ibi buryo bwo gushyushyamo ibiryo ni uko akenshi na kenshi habaho reaction isanzwe iri biologique ituma habaho ibyo bita stress oxydative. Stress oxydative ni uburyo uturemangingo twacu twangirika, twabyita nka kwa kundi urugese rwangiza icyuma rukakirya kikarinda gihinduka ifu, nibyo bita oxydation. Rero utwo turemangingo natwo twangirika muri ubwo buryo, ndetse ubwo buryo bwo gushyushya n'ubwo burozi butaraverisa bugaca mu mara hanyuma bukagera mu maraso bukihuta bugana mu bwonko, butuma habaho na inflammation chronique. Inflammation chronique tugereranyije uburyo ikora, inflammation chronique ni uburyo umubiri wacu
uburyo bw'ubwirinzi, umubiri ureyajisa bigatuma wangiza ibyo wagombye kurinda. Ubundi ubwirinzi bwacu cyangwa se system immunitaire yacu ishinzwe kuturinda. Iyo rero hariho inflammation chronique bituma umubiri aho kugira ngo ukore gahunda yo kwirinda, aho usanga wirwanyije ugasanga wangije za serire z'ubwonko, bityo nanone bugakomeza kuzangiza, biganisha aho usanga mu mubiri cyane ku bwonko hakorwa ibyo bita des plaques amyloïdes. Les plaques amyloïdes sont des plaques zigaragara cyane iyo bakoze analyse ku bwonko bw'abantu bagiye kurwara cyangwa se barwaye indwara ya Alzheimer. Ni indwara ituma umuntu yibagirwa cyane, ku buryo umuntu yibagirwa amazina ye, yibagirwa itariki yavukiyeho, yibagirwa abuzukuru be, abantu yiganye nabo agahura nabo ariko ntabashe kubamenya. Niba rero uduteze amatwi ukaba wibonaho ibimenyetso byo kwibagirwa mu buryo bimeze gutyo, birashoboka ko hari imigirire nawe waba ufite ishobora kuba ituma ubwonko bwangirika gahoro gahoro, bikaganisha ku kwangirika ndetse no kurwara izo ndwara zitandukanye twamaze kuvuga, harimo Alzheimer na demence. Demence akaba ari indwara nayo ituma umuntu aribagirwa cyane, itangira gahoro gahoro, ifite ibyiciro igenda irimo, igera ku byiciro hafi 7, ku buryo hari aho ugera ku cyiciro kigaragara rwose ko umuntu ashobora kujya muri dushe koga agasohoka atambaye, ashobora kujya gusenga, yajya ku rusengero bahamugeza, haramutse batashye ugasanga niba ntawe umuyoboye ngo amutahane, ugasanga arayoberwa ahataha kandi yari asanzwe ahazi. Niyo umureba atavuze ntabwo ushobora kumenya ibyo ari byo. Hari n'igihe bikomeza bikagenda bikaba bibi kugeza ubwo niyo umuhaye ibiryo ashobora gutora ikiyiko agatamira, ariko ugasanga reflexe yo gukanjakanja ntabwo ayikoze. Kubera iki? Kubera ko kwa kundi ubwonko bwacu bugenda bukurikiranya ibikorwa byacu buri munsi, twe tukabibona tukabona ari ibintu bisanzwe, ariko iyo byamaze gutakara, iyo ufite umurwayi umeze gutyo cyangwa umuntu wawe byamubayeho, niho ubona ko ari ibintu biteye ubwoba. Ni ibintu rero dukwiriye kumenya ndetse tukabyirinda hakiri kare. Aha ngaha harabyigwa cyane abantu bakuze, kubera ko iyo tugeze mu zabukuru ubushobozi bw'umubiri wacu bwo gukuramo amatoxine atandukanye bugenda bugabanuka cyane kurusha igihe tukiri bato. Ariko niba tukiri batoya ntabwo nanone tugomba kwiyexposa cyane ku byangiza ubwonko bwacu, ahubwo ntekereza ko ni igihe cyiza, ni umwanya mwiza wo kugira ngo tuburinde cyane. Ikiribwa rero gikurikiyeho abantu benshi muri iki gihe basigaye bakirya, ushobora gutekereza se ngo ni igiki? Icyo kiribwa ni inkoko. Inyama z'inkoko nazo ziri mu biribwa bitagomba gushyushywa, kubera ko iyo ushyuhije donc iyo watetse inyama z'inkoko mu buryo busanzwe ukarya, hanyuma izasigaye ukazijyana muri refrigerateri, akenshi na kenshi ibyubaka umubiri bikoze imihore y'inkoko byangirika vuba vuba cyane iyo turamutse twongeye kubisubiza kubishyushya ku muriro tubivanye mu bukonje. Ibyo rero nanone inkoko iyo turiye inyama z'inkoko gutyo bituma hiyongera uburozi mu mara, hanyuma ubwo burozi bukerekeza ku bwonko bukangiza uturemangingo t'ubwonko. Mu nyama z'inkoko kandi zashyuhijwe, igihe wa mwanya tumara tutarazishyira muri firigo, hashobora kwidevelopamo cyangwa se gukuriramo bagiteri yitwa salmonellose. Salmonellose ikaba nayo ishobora gutera dommage zikomeye cyane mu turemangingo tw'ubwonko bwacu. Ni byiza rero yuko abantu bakoresha inkoko cyane mugura agapande mushobora guteka mukakarya mukakarangiza, aho kugira ngo dukore cyangwa se tugure inyama nyinshi tuziteka ari nyinshi, dukureho izo dukeneye, hashira umwanya tutarabishyira muri firigo, hanyuma nituza kubishyiramo bize kubyara akaga nk'ako turi kumva uyu munsi. Ikibazo rero gitangaje cyangwa se igiteye ubwoba cy'ibi ngibi ni uko
izo processes iyo zirimo kuba mu mubiri wacu nta kintu tuba twumva, ahubwo dutangira kubibona tugenda turomarika twa tuntu twavuze, tugenda tubona kwa kwibagirwa utuntu twa hato na hato, ibyo bintu bikagenda bikura bikazagera igihe bibyara ikibazo gikomeye. Rero ni byiza cyane ko tubimenya, ariko kandi no mu kubimenya tukarushaho guhindura imigirire yacu ya buri munsi. Rimwe na rimwe tuba tubona ko ni imigirire isanzwe. Ikiribwa rero duherukiraho cya gatanu ni ikiribwa mwese mumenyereye, buri muntu wese ntekereza uduteze amatwi ufite imyaka hejuru ya 20 yaba yarariye, ni ibihumyo. Ibihumyo nabyo bikaba ari ibiribwa bigiramo ibyubaka umubiri, nabyo byangirika cyane cyane iyo tumaze kubiteka tukabireka tukaza kubikonjesha, hanyuma tukazagira igihe cyo kuza kongera kubishyushya. Abantu benshi bakunda kubishyira muri potaje cyangwa se mu masosi bakora atandukanye. Hari n'igihe babirya gutyo cyangwa bakabivanga n'imboga cyangwa bakabivanga n'ibindi biribwa. Ni ibiribwa byiza bifite ibyubaka umubiri byiza, ariko nanone bishobora guteza akaga cyane iyo iyo tutabikoresheje uko bikwiriye. Rero iyo tubishyuhije bishobora kuzanamo uburozi bwangiza cyane umwijima, bukangiza n'impyiko ndetse bukerekera ku bwonko cyane. Ahangaha ibi byerekanwe cyane na Institut Européen de Nutrition, aho yerekana ko abantu barya ibihumyo cyane bakabishyushya baba bafite ibyago byiyongeraho inshuro 53% byo kurwara indwara zangiza ubwonko, harimo Alzheimer na demence kuri icyo kigero. Rero urumva yuko hari ikigero kiri hejuru cyane, ku buryo ari ibintu tugomba kumenya kandi tukabyitondera. Ibi turabivuga kubera ko muri iki gihe mu Rwanda turagenda tujya muri gahunda cyane, guverinoma yacu irashyira imbaraga cyane muri gahunda yo kwihaza mu biribwa, cyane ku biribwa bikungahaye ku byubaka umubiri ndetse no ku bituruka ku matungo. Aha rero inkoko twazivuzeho, niyo mpamvu iki kintu twakivuzeho, twihaze mu biribwa, ariko kandi ibiribwa twariye bye kuba ibiribwa byo kuza kudusenya, ahubwo birushaho kuba ari ibitwubaka. Ndazi neza ko n'ibihumyo nabyo biri mu biribwa nanone Abanyarwanda bari kugenda badevelopa cyane, bari guhinga ku bwinshi kugira ngo nanone bibe isoko yo kuduha ibyubaka umubiri byiza ndetse n'imyunyungugu na vitamine D, akenshi idakunda kuboneka mu biribwa byinshi ariko igakunda kuboneka mu bihumyo. Ibihumyo byacu rero tubirye neza, tubitegure neza, tubirye ku buryo bitaza guhinduka isoko y'umuze, ahubwo ibisoko y'ubuzima bwiza. Rero inshuti bakunzi bakurikirana ibiganiro byacu kuri La Pervenche ku bijyanye n'imirire, nagira ngo tugire ibintu dusigarana mu mutwe muri iki kiganiro kugira ngo nibura bidufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mbese nubwo utakwibuka ibi byose twavuze, ariko ugira icyo usigarana wanabwira mugenzi wawe mukorana utabashije wenda gukurikirana icyo kiganiro, cyangwa se niba utekereza ko hari abahari batagikurikiranye, unabasharinge bashobore kubimenya. Kurya kwacu biba isoko yo kugira ubuzima bwiza, yo kuba isoko y'umuze. Iyo ugeze kwa muganga ukabona abarwayi bahari muri iki gihe, ntekereza ko njye naretse gukorera mu bitaro, ndetse gukorera mu bitaro hashize imyaka 16. Icyo gihe uko byari bihagaze, uyu munsi ugiye kwa muganga usanga bitangaje, biteye ubwoba. Hari indwara zitandukanye, hari n'inshya twumvaga ari iz'abantu bo mu bihugu byateye imbere, harimo n'izo za demence na Alzheimer. Ntabwo zari indwara ziboneka mu Banyarwanda, ariko muri iki gihe ni indwara zigenda ziboneka kuko iterambere rigendana no gukoresha ibikoresho bitandukanye, imirire igatangira kugenda ihinduka, ndetse no kuba umuntu arya ibyo biryo buri munsi, n'uburyo rero ubiteguramo nabwo bikaba byaba ikibazo. Rero gushyushya ibiryo muri rusange icyo twafata ni uko tugomba, aho bishoboka, uko bishoboka kose twakagombye kurya ibiryo bitekeweho, tukagabanya umuco wo gushyushya cyane ibiryo. Biba akaga rero noneho karushijeho iyo wafashe ikiribwa ukagiteka ukagishyira muri refrigerateri, ejo ukagikuramo ukagishyushya,
hanyuma ukakirya kitashira ukongera ukagishyushya nanone. Ibyo uko ugenda ushyushya ibiryo inshuro nyinshi niko urushaho kongera ibyago by'uko ugenda uhindura intungamubiri n'ibinyabutabire bindi bizamo birushaho kugirira umubiri wacu nabi aho kugira ngo biwugirire umumaro. Ikindi twafata ni uko niba ushaka gushyira ibiryo muri firigo, ugomba nibura kutarenza iminota 30 igihe wamaze kubikura ku ziko, ugomba kuba wamaze kubishyiramo. Uko utinda kubishyiramo niko urushaho kongera ibyago by'uko za bagiteri zirushaho gukura muri bwa bushyuhe buri hagati yo kubikura ku ziko no kubishyira muri firigo. Ibintu rero byo kurya ibiryo bishyuhije akenshi abana bakunda kubyita ngo ni ukurya umushyushyo, abandi bakavuga ngo ni ukuzitura umubu. Aho kugira ngo rero ubyuke uzitura umubu, ibiryo byawe niba ari umuceri, niba wawubitse ukawushyira muri firigo, aho kugira ngo uwukuremo uze kuza kuwongera kuwushyushya, ibyiza wawureka ugakonjoka, ugashyiramo imbeho cyane, hanyuma ukaza kuwurya ariko utongeye kuwushyushya. Niba ari ikijumba, niba ari n'ibindi byose washyuhije, ibyiza wabirya bikonje aho kugira ngo, yego bidakonje cyane, wabiretse wa mwanya bigatakaza bwa bukonje, hanyuma ukaza kubirya utongeye kubishyushya. Rero bantu mukunda kuzitura umubu, bantu mukunda kurya imishyushyo, hari umuco mwiza abantu bafite wo kujya ku kazi bariye. Ni byiza cyane, ariko mujye mugenda muriye ibiryo byatekeweho. Umukozi ajya azinduka ateke, hanyuma umuntu agenda ariye ibiryo bitekeweho, cyangwa se niba ari nabijyane ku kazi abijyane, ariko ntabwo ari ngombwa kuza kongera kubishyira muri micro-ondes. Ushobora kubirya utongeye kubishyushya, kandi akaba ari byo byiza kurushaho. Ni byiza rero yuko tumenya yuko dukwiriye kurinda ubwonko bwacu. Ni iby'ingenzi cyane ko dusaza tugasaza neza, tugasazana ubwonko bwacu twibuka ibintu byinshi, twibuka igihe twavukiye, twibuka amazina y'abana bacu, twibuka abo twiganye, twibuka abo twaturanye, twibuka ibintu byinshi cyane mu byo twaba twaragiye twumva no mu byo twagiye tubona. Rero ni byiza yuko turya, ariko kandi tukarya mu buryo tugomba kubona ifunguro ritugezeho, rikatugeraho ari ritugirira umumaro, aho kugira ngo riduteze ibyago byo kurwara indwara zitandukanye. Kandi ikindi tugomba kumenya ni uko izi ndwara iyo zirimo kuza, nta kintu twumva, nta kimenyetso na gitoya twumva, twibona byatangiye kuza gutyo, tugashakisha impamvu zitandukanye. Ikindi twakongeraho ni uko mu gufata ubwonko bwacu neza, tugomba kuryama kare, tubyibuke hagati ya 3 na 4. Ikindi kandi tukaryama tutuzuriranye ibiryo mu nda, ahubwo tukaba twariye kare, haciye amasaha 2 cyangwa 3 turiye rya funguro ryacu rya nyuma rya nimugoroba. Rero nshuti bakunzi ba La Pervenche TV, ndabifuriza kugira ubuzima buzira umuze, ndabifuriza ko twongera ubuzima ku myaka, kandi tukongera n'imyaka ku buzima, maze tukarushaho kuramba, tugakorera imiryango yacu, tugakomeza kwishimira ibyo twagezeho, tukishimira abacu, tukishimira igihugu cyacu kigatera imbere, kikarushaho kugira abaturage beza bafite ubuzima buzira umuze.